Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe. Ndaramuje cyane izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko bafite amanywa meza, abafite ijoro ryiza. Mana yanjye, Imana ngiye kudutera kugira ngo tubone aha hantu tuganira twishimye tunezerewe n'ubuntu bugeretse ku bundi. Ya abavutse umusore nabango isabukuru nziza y'amavuko, happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day, congratulations ku bagize ama breakthrough agiye atandukanye, kwihangana gukomeye, abarwayi bari ku gisasiro, kwihangana gukomeye wowe wumva utameze neza umunsi wa none, ijoro rya none, amanywa ya none. Nje kubwira ko hari Imana itabara, hari Imana igira neza, hari Imana itanga andi mahirwe, hari Imana yewe nawe waba ubabajwe urwaye, hari Imana iturengera. Yesu nashimwe. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana rito. Ujya mu mwiza Yesu Kristo, ndagushimye cyane, ushimwe kubw'uyu munsi, ushimwe kububasha bwawe, ushimwe ubushobozi bwawe, ushimwe kukugira neza, ushimwe kukubereye, ushimwe n'iteka ryose. Ntawe musa, ntawe muhwanye, ntawe ukwiye nkawe, ntawe kuboha nkawe. Ngaho ngwino duhamirize, ngwino ubane natwe. Ni ukuri ntawe tuguzana ryo rihabwa icyubahiro, ntawe tuguzana ryo rishyizwe hejuru. Ndasengera abarwayi, ndasengera ababaye, ndasengera abanezerewe, ndasengera ibiciro by'abantu bamwe Imana, cyane cyane abagiye kumva iyi message, cyane cyane bo iyi message dati imanutse kugira ngo igire ikihindura cyane ikore mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yanangiye muri kwisengera kugira ngo igende neza. Yesu nashimwe. Ushimye Imana umunsi wa none. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ndimo ndigeza mikoro cyane, nimugere ngo ndimo ndayitanira, nuko ndagira ngo ize kuvuga neza. Tasoma muri Mariko 12:30. Nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hari n'itegeko rirusha ayo gukomera. Yesu nashimwe. Dusomye muri Mariko, turasoma muri Luka 10:10, turi ku 25. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe yaramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramusubiza ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gicu cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje ho gato. Nafashe screenshot. Hariho umuntu yavaga i Yerusalemu aramanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, abonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera,
inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira mu ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icumbi, ati umurwaze, kandi ibyo hazatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo batatu, ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwanjye, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugire utyo. Genda nawe ugire utyo. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Dusomye ijambo ryiza, dusomye ijambo ry'Imana ritwereka uburyo tugomba gukunda Imana n'umutima wacu wose. Irya kabiri ngo gukunda mugenzi nk'uko wikunda. Ya Yesu ashimwe cyane. Kandi noneho hari umuntu ntago yarazi mugenzi we, niko ndi gusoma, ariko ngo yabikoreye ubushake, ngo harya mugenzi wanjye n'indi. Kristo aramusobanurira. Yesu nashimwe. Ni ijambo ryiza, twese turarizi cyane, tuzi no kuvuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo ushaka gukora nawe ujye ubikorera abandi, ibintu nk'ibyo ngibyo gusa turabizi. Yesu nashimwe. Kuba umukristo ni ikintu cyiza, ni ikintu cyiza. Iyo uzi gukunda Imana n'umutima wawe wose, ugakunda mugenzi wawe, ukaba uzi mugenzi wawe ari we, ni ikintu cyiza cyane. Imana yagucyubahiro. Tugira ubuntu rero none tuganire, turi mu bihe bya Noheli. Murabona nyine namwe nyine agatako ka Noheli ya ku bantu baselebratinga Noheli, navuga ngo ibihe byiza, nange muteye celebratinga, navuga ngo mwihangane. Ya mwihangane nta kibazo, ntacyo bitwaye. Ibihe bya Noheli abenshi bakunda kubita ngo ni ibihe by'umuryango. Ni ibihe by'umuryango, kandi tubona ko muri Kristo turi umuryango mugari. Niba warakijijwe mu Kristo, nanjye nkaba narakijijwe ndi mu Kristo, turi mu muryango uko byagenda kose. Tugomba kubyemeranwaho, ndetse n'abatabizi ukamenya ko ari byo. Niba Kristo ari umwana w'Imana, nanjye nkirekrama ko ndi umwana w'Imana, urumva ko Yesu Kristo ni musaza wacu, sibyo? Niko tubivuga. Rero ubwo urumva ko nyine twese turi umuryango umwe. Yesu nashimwe. Ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nk'abakristo, Noheli ikintu yadusigira ko numva njyewe, nta gushaka gupfa. Icyo umuntu akorera nk'umukristo ni uburyo bw'iteka. Ufite umuntu ukugose, ufite umuntu ukuri iruhande, ufite iyo nshuti yawe itaragera ku musaraba, itaramenya Kristo, mukunde nawe. Mukunda agere ku musaraba, mukunda amenye Kristo, mukunda amenye inzira, navuga ingaruka y'icyaha ari urupfu. Mukunde umunsi ku munsi, nubwo numubwira uti ibyo ukora byose njya kugira inama ukanga kumva, cyo tuganira ukambwira ibyo wageze, ibyo wakoze, ariko bidahesha Imana icyubahiro, menya ko ingaruka z'icyaha ari urupfu. Icyo kintu akimenye, kigiye uzaba mukunze, kuruta ko wamugirira ibanga muri ayo mafuti ye, kuruta ko wamugira inama zo gukora ibibi, kuruta ibindi bintu. Nawe urabyumva. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Tujye tubifata nabi, ukumva umuntu avuze ngo ufite inshuti yanjye, ngo rero icyo ntabwo nakivugaho, kubera ko inshuti yanjye yababara. Inshuti yanjye, niba umuntu ari inshuti yawe, niba umuntu ari umuvandimwe wawe, wakamurinze umuriro w'iteka, uzarimbura abanzi b'Imana. Wakamurinze uyu muriro w'iteka ugendera mu mutima we. Wakamurinze izi nzozi ajya arota ntubashe kuba zisobanura. Wakamurangiye yewe naho basobanura inzozi. Wakamurangiye ko pastor hari umuntu wamufasha. Wakamurangiye ko kubohoka kuri muri Kristo. Yesu nashimwe cyane. Gukunda mugenzi nk'uko wikunda. Iyo ugiye kuryama urisengera, iyo ugiye kuryama usengera umuryango, iyo ugiye kuryama uvuga uti Mana turinde. Iyo nshuti yawe nayo wakayisengeye, uwo mugenzi wawe wakamusengera mu bibazo, kugira ngo nyine rekane kumukunda. Yesu nashimwe. Ariko kumukunda ntago ari ukumuroha. Kumukunda ngo ndagukunda, ariko nyine gusenga mu isengesho ntanazemo, kuko ugiye ukomeza umusengera yahinduka. Rero iyi Noheli reka ingiri tubere Noheli kujyana nk'imiryango, ko tubonye ko muri Kristo turegeranye. Muri Kristo turabavandimwe.
yego hariho abatabyumva batabyemera sinzi ukuntu babifata ariko hari igihe batarabona navuga ngo iyo revelation uguhishurirwa ariko muri Kristo turi umuntu umwe Yesu ntashimwe ikindi ndazaho nyine muziko Noheli yitwibutsa kuvuka kwa Kristo ni navuga ngo ni birthday ya Yesu Kristo tuzi twese Mariya uburyo yastrugglinze kugira ngo Kristo abeho akure tuzi uburyo umubyeyi yababajwe tuzi uburyo yahunze tuzi uburyo yagarutse tuzi uburyo umwana we yabambwa bireba turabizi twese Mariya akwiye guhabwa ikindi cyubahiro kirenze Mariya yarastrugglinze turabizi ikindi cyo kumwibuka nanone ukamwibuka ntago bijye bihura neza birthday Christmas ntago igihura n'amatariki ariko nta kintu bitwaye impamvu y'iyi Christmas navuga ngo ni Kristo ngo Jesus is the reason of this season ya nibyo Christ is the reason of this season wabyemera wabyanga ariko nuko bimeze Yesu Kristo ni impamvu y'iyi season niyo mpamvu y'iki gihe niyo mpamvu y'imitako niyo mpamvu ibindi byose twakora ni byiza ariko Kristo ni impamvu kandi tuniho Kristo nyine ni imiryango yegeranye sibyo hari ikindi kintu byango tuganireho ndashima Imana cyane kubera ko Imana yamaye umuryango nkunda niho nibe bavuga ngo mother in law mpura n'umubyeyi nkunda ndashimana cyane ntabwo nzi kumugisha nawe ugira noneho rero reka tugende no ku bandi bantu ufite ahantu uri mu muryango winjiyemo waba uri gukunda koko neza nk'ukuntu bikwiriye ese umuryango ntabwo mu muryango mugari niba hari umubyeyi wabinjiyemo nawe akabyara umukaba mufite abakuze mukaba mufite abakuzine mukaba mufite abana babita gutera abantu bereye tante abantu bereye uncle nyine abantu benshi murabyumva ariko uwo mubyeyi urimo uramukunda bikwiriye koko urimo uramukunda nk'ukuntu uri gukunda abana nyine uvuga ati abana mu muryango tubaye abana mbere uncle abana mbere auntie abakazi ntago ndi kugira biri kuza neza kubivuga ariko urumva ni benshi umva mu muryango ntago biri kuvuga ngo nkunze abana ariko umubyeyi ndabibagiwe ndiyo mbwire ngo niba ukunze abana nyine ubungutse mu muryango ukaba udakunze uwo mubyeyi wabibarutse ibuka ukuntu Mariya yarastrugglinze Mariya yagize ibibazo ariko hariho n'ubu abantu ashaka kumva uvuze Mariya akavuga ngo Mariya uramuvugira ikivuga Yesu Kristo gusa ntabwo bishoboka rero nawe ahantu uri reka kuvuga ngo uwo mubyeyi uramushyira ku ruhande niba bagiye kubaho ibintu bya famiye urabona ni Christmas ibintu bya famiye udufoto kugenda muri promenade ibintu amavisite atandukanye umubyeyi ukamwibagirwa wabyaye abo bana ukamwibagirwa ukamwibagirwa ukavuga ngo ngo umubyeyi ngo hoya ni ukwijya mubwire ngo Kristo ntabwo ibintu abishimye ntabwo abishimye niba uri umukristo cyangwa se niba utarakira Kristo nagira ngo ntabwo ari ibintu byiza tekereza nawe nuzabyara ukagira umwana nawe noneho umwana wawe nawe ukabona hari ahantu akunzwe ariko wowe utahakunzwe tekereza icyo kintu ukuntu uzaba umeze iki kintu gishobora kuzagushikiraho tekereza ikintu kigushikiyeko washatse ahantu urumva kuba warashatse ahantu ufite umuryango nukuvuga ngo kuba ufite umuryango urabwira uti nubwo nashatse hari ahantu abana banjye barabakunda ariko njye ntabwo bankunda tekereza ibyo bintu Imana imbabarire reka dufate ababyeyi cyangwa se tuvuga ugasanga gusa ntabwo nkunze kubyumva cyane ugasanga umugabo ntabwo akunzwe ahantu yashatse ntabwo nzi kubyumva cyane njye story nzi n'iz'abamama cyane sinzi impamvu kandi ugasanga umubyeyi we kabisa mu muryango ntabwo yakiriwe neza ni ikintu kibi reka no Christmas yongere iduhurize hamwe wongere ukundo uwo mubyeyi yarababaye uwo mubyeyi mufata mukavuga ngo huya ngo uyu ngo sinzi ibintu ngo dupfa mbese nawe nta nubwo ikintu mupfa ntago ari ibintu byiza pe
ntago ari ibintu byiza, ni kigenda gikora kandi atari cyiza. Kuko ntekereza niba uvuye kuganiriza umwana we yibyariye, umwana we babana wenda nawe batabana, ukamuganiriza ukamugirira inshuti yawe, kandi umubyeyi udashaka no kumwumva, unatekereza nawe mu mutima ukuntu ameze umubyeyi. Sinzi wenda bibaye ku mwaka umwe se, imyaka 2 sinzi, ariko tekereza icyo kintu. Ni ikintu kibi cyane, ni ikintu kibi, ni ikintu kibi, ni ikintu kibi. Imana itubabarire, iyi Christmas itubabarire, idukuremo ibyo bintu. Imana itubabarire. Ikindi kintu ni nk'umuntu tuvuge wifata ugashaka kwigira inshuti y'umubyeyi, tuvuge umwe, undi ukamugira gute, ukamwanga, undi mbese ukamera nk'ushaka gusenya urugo rw'abantu. Ni gute wifata ukigira inshuti y'umupapa w'urugo, ukigira inshuti ye umubyeyi, ukamugira gute, umubyeyi ugasa nkaho ntaga ndebana, kandi urugo n'ubw'abantu babiri, urugo n'ubw'abantu babiri. Cyangwa ukigira inshuti y'abana umubyeyi ukamugira gute, ukamushyira ku ruhande. Ntago ari ibintu byiza, ntago ari ibintu byiza. Yesu Kristo akugirire neza iyi Christmas. Turi muri Christmas y'umuryango. Ntago ari ibintu byiza pe, ntago ari ibintu byiza, ntago ari ibintu byiza bina gatoya. Cyo tubivugaho. Cyangwa se tuvuge ufite nk'umuryango, hari nk'ikintu umuntu yagukoreye, ukavuga ati bana banjye mujye munyangira uriya muntu. Okay, ntubivuge direct nyine ngo ibintu akujya ngo uyu muntu yamemukiye, mwana wanjye uyu muntu ukamuvugishe gutya, uyu muntu mbese ugakomeza wumva ushaka kwinsista ko ari umwanzi wawe, ariko ugashakisha ikintu yakoze, ugashakisha ikintu yavuze, nawe ubwawe ukumva ntunakibuka, ntiwibuka n'ikintu mwapfuye pe, ariko ukavuga ati ngo yasha, ngo ntago bivamo, ngo ntago bikunda, ngo nukuri ngo riga, ngo rwose ngo byaravuzwe kera, ngo ntago bijya bikunda, ngo hoya, ngo rero ngo kubera ibyo bintu, ngo uri umwana, ngo ibi bintu ngo hoya, ngo ntago byakunda, ngo we ntari kubino kubyinshiramo, ngo ibintu by'umuryango ni ibintu utazi n'ahantu biri, byarakuze, mbese ni ibintu bidafite n'izina, ni ibintu bibi cyane. Turi muri Christmas time. Ihangane ureke kubwira umuntu ngo munyangire, ugasanga munyangire iragigeze no kubuzukuruza. Nta kintu uzi wangira umuntu, nta kintu umuntu yakoze, ariko uravuga ati munyangire, uriya muntu numubona ujye umwanga, uriya muntu ujye umwitondera. Nshuti yanjye, ntago ari byiza pe. Hashize igihe ngize inzozi, mbona ibintu byinshi, mbona ikintu, akantu gatangira ari gato uzi karahari, kagakura kakamera ni nk'icyaha ukuntu kimera, cyangeze kubivuga mu video za kera. Akantu gatangira ari gatoya kazajya kaba ikibyimba, ikintu kikabyimba nta utazi na source of it, utazi n'ahantu bituruka, utazi n'ikintu cyabiteye, utazi n'ikintu cyabibanje, mbese ugasanga ibintu byaragiye birakura neza, nta nubwo uzi impamvu. Ntago ari byiza, kubera ko bajya bavuga ngo icyaha kigaruka nyiracyo. Hari igihe uvuga ngo umuntu navuga ngo munyangire, nawe ukazagera aho ugira umuryango, ukagira abana, ukagira abuzukuru, ukagira abuzukuruza, nawe ukazahura na munyangire, abantu bose bakakwanga gutyo, bikaba urusheri, bikaba nk'umuryango kwanga, kandi nta n'ikintu mupfa kigaragara, nta kintu mupfa kigaragara, ntacyo pe, ntacyo nta gihari. Rero reka uwo mwanza akubitwa inkoni pe, akubitwa inkoni, uko mwanza akubitwa inkoni, aveho, abantu baramukanye, abantu basuhuzanye, abantu babane neza, abantu babane mu mahoro. Kristo yakuyeho icyaha n'igisa nacyo. Kristo yaratubabariye twese, ntago twaraba kubabarirwa, ntago twaraba gukundwa, ntago twaraba kwihanganirwa, yewe ndetse twari twarasayishije cyane, ariko Kristo araza ahagara mu mwanya wacu, arambura amaboko, atugisha gukunda, atugisha gukundana, atugisha kwihangana, atugisha kubabarira. Rero iki ni igihe cyiza cya Christmas cyo kugira ngo imiryango yegerane, nanone imiryango yegerane. Njya ngira ubuntu, nagira ubuntu kuva na kera,
bwo kujya nganira n'abantu. Nagiye nganira n'abantu yaba bashatse yaba batarashaka, nkabasha kumenya ibibazo byo mu ngo cyane. Gusa naje kubona ko ntago ari byiza kujya kugira inama abantu babana ngo uvuge ngo shanga uriya muntu mureke, ngo mureke, ngo ntago bizavamo, ngo aho ujye gutegerageza usenga Imana, kuko ntago Imana ishaka kuvuga ati ndabatandukanije, oya. Ariko nugira umuntu umugabo n'umugore ukamugira inama ati mwebwe rwose mutandukanye, ngo ntago bizavamo, bakomeza bakabana, nyuma y'imyaka nk'ibishya 3 uzahinduka umwanzi. Azajya kubona avuga ngo shanga, ariko uziko uriya muntu yigeze kumbwira ko ngira inama yo kukureka. Urumva rero sizanjye ibihangana akagiye kibi kikubaho, cyangwa uvuga amagambo mabi ngo bari abantu ubona bizakunda, ko mbona bigiye gukunda, bizakugendera bite? Bizahora ari ikintu ari nk'igiki, bizahora ari nk'ipfunwe, yabyita ipfunwe. Uzahora ufite nk'ipfunwe kuvuga ngo iyo ngo uramuryango navuze ibintu none bihora agenda neza, no biraba neza, kubera ko umuntu bwiye icyo kintu azavuga ati nanjye ubu ngubu wajya mvuga, ntago azabasha guceceka. Niyo mpamvu nubona ahantu umuryango ushize hamwe, ukabona ari umuntu ushaka tuvuge ntaga kwimvamo neza, jya ugenda gake, ntugashaka gutandukanya icyo Imana yafatanije, kuko Imana hari niba bangwa icyo Imana yifatanirije ngo nakagira ugitandukanye, ndirimbo turi twese. Rero icyo Imana yafatanije ntawe ukwiye kugitandukanya. Niyo mpamvu ino Christmas iriho, niyo mpamvu imbabazi zaje, niyo mpamvu imbabazi zadusanze twese, zikadusanga. Reka Kristo yongeze asukura imitima yacu, aza tubohore ababoshywe, azi imitima yacu yaboshwe n'icyaha, yaboshwe n'ishyari, yaboshwe n'ubugambanyi, yaboshwe n'ibibi byinshi. Twongere tugiye gute tubabarirwe. Yesu nashimwe cyane, tubabarirwe, twiyumvemo imitima yacu isukuye, kubera ko turi hano uyu munsi, ntabwo tuzi ejo uko bizagenda. Ndi hano uyu munsi, ntabwo nzi ejo niba bizabikunda, ntabwo nzi niba ejo rizasohoka. Yesu nashimwe. Ntabwo nzi niba ejo nitwiki yakunda kuba nagira video nkora nka posting. Urumva rero turi hano uyu munsi, birakunze, ariko ntabwo tuzi ejo uko bizagenda, kuko naba nahemutse, ariko nta kintu kibabaza nko kuba washaka gusubira inyuma ngo ukosore ibyo wagoretse wenda bitagukundira. Ntabwo nanyabonye ari cyane ikomeye cyane. Rero igihe ni iki kugira ngo twisubireho, twumvishe ijwi, twumvishe iri jambo. Turacyakomeza muri Christmas, ibihe byiza, ariko cyane cyane Yesu Kristo niwe, Jesus is the reason of this season, niko dukunda kuvuga cyane. Niwe mpamvu, niwe cause of this season. Nta yindi mpamvu. Yego kwambara neza ni byiza, kurya neza ni byiza, ura n'imiryango tukiyunga nabo twagiranye ibibazo ni byiza, ariko Kristo ni mpamvu. Kandi Kristo ni byirato byacu, Kristo ni agakiza, Kristo ni ukubohorwa, Kristo ni ubuzima. Uwiteka Imana mwiza Yesu Kristo, ndagushimye cyane, urakoze kuko utugire neza, urakoze bw'iri jambo ryawe ryiza, urakoze ko hari ibyo uhinduye mu mitima yacu, hari aho navuga ngo uduhanaguyeho ibicumuro, hari aho udukosoye, ndetse mukaba warakoze uko bivuze uko ushaka no kushima. Cyubiro kibi cyawe, ndasengera abarwayi, ndasengera abarembye, ndasengera abacitse intege kugira ngo ariho kubakomeza no kubagirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, reka iyi message igere kuri nyirayo data, reka kandi ntabari tuguzongera icyubahiro, nawe tuguzongera ishyirwe hejuru none n'iteka ryose. Amen. Nshuti zanjye rero, ndashimye cyane kubw'iyi message, ndashimye kubw'iyi video, ndashimye kuko tuganire ku ijambo ry'Imana ryiza. Christmas reka ikomeze injire mu mitima yacu, Kristo akomeze ahabwe ikaze, Kristo akomeze nabangaze abane natwe, Kristo abe impamvu y'iyi season. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuri bijya bigora, ariko najya mubwire ngo komera kuri Kristo, komera kuri Kristo, ntagira akantu kagutandukanye n'ibyiza by'Imana, kuko turangaye uyu munsi, ejo byagenda ukundi kuntu, turangaye uyu munsi, ejo habaho ibindi bintu tutazi, ariko Imana ishimwe cyane. Turi mu gihe cyo gusoza umwaka,
arumva ni byinshi guhura n'imiryango, reka tujye duhe n'imiryango, reka utarakira Kristo mwakiriye mutuze mu mutima wawe. Kristo kwa niko azabona iteka ryose, aragukunda, arankunda, aradushakira ibyiza, adushakira kubohoka, aradushakira ubuzima bwiza, adushakira ko ubuzima buticuza, adushakira kwaho ubuzima bukunda bagenzi bacu. Ndashimye cyane nkuko wikunda uvuga utuntu tukubereye, uko ijuru rikubereye, uko wumva ijuru ari ryiza kuri wowe, uko wumva ijuru ari ryiza kuri njye, niko ari ryiza kuri mugenzi wanjye. Kandi kubimenya nuko nzayimubwira. Dumara gukizwa ntago twahawe devoir yo kuryama gushaka gukwana ibyo haleluya biraraki, ahubwo twahaye devoir yo kwamamaza ubutumwa bwiza muri discipline, mu bwenge, hamwe n'umwuka w'Imana, nta kujudginga abandi, ariko nanone nta tolerance. Mu gakiza nta tolerance ibamo, uko ikintu kibaye niko kivuga, icyaha kivuga nk'icyaha, agakizwa nk'agakiza, nta bintu byo gutorera, nta bintu byo kuvuga ngo uragira ngo mbese urabigira ibintu by'ubwenge by'ikinyejana. Nta tolerance mu gakiza, icyaha n'icyaha, ikera kirera kirabura sinashimye. Yari navuga ngo komeze mugire byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.